Hey lovers, mumeze mutege meze neza ni Miss Tessy wanyu. I'm back kubabwira inkuru y'urukundo rwanjye. Part 2. Nizere ko buri wese atuje ahari ari kumva iki gice cya kabiri cy'inkuru yanjye y'urukundo. Mu gice cya mbere twarangije mbabwira yuko rwose nari nakundanye na Rodrigue byashyushye, yatangiye kuma abavandimwe be kuri telefone tukavugana, mama we, mbese urugo rwabo rwari ruzi Tessy, ariko rwari rumuzi kuri telefone gusa, bari bataramubona cyangwa se ngo rwose bamenye nyine ngo menyane nabo neza, banyumvaga kuri telefone gusa. Ubwo nakomeje gukundana na Rodrigue, hanyuma rero urukundo ruragenda ruragurumana. Ubwo hageze aho ngaho njye na Rodrigue dupanga yuko tugomba kuzasohoka turi babiri tukajyana n'umwanya munini wo kuganira. Ndabyibuka rwose twagiye ahantu Kimironko, nashatse kuvuga izina, turicara hatuje pe, ni nkaho kuri ahantu twari turi babiri gusa, usibye umusaveri wacagaho nyine aza kutubaza icyo dufata, aza kutureba nimba nta kibazo twagize. Abandi nyine bari hirya, nyine ukuntu aho hantu hari hameze, hari ahantu nyine hagiye harimo distance nini kugira ngo intebe zabo ukuntu nyine ziba zimeze, hari ahantu nyine ubona yuko rwose hakunda gusohokera amakupure cyane. Twaragiye turicara tutumiza icyo kunywa, natumije milkshake. Rodrigue rwose yikundiraga icyayi yatumije icyayi, ubwo turanyweye dutanga komande. Ubwo muri uwo mwanya rero nibwo twatangiye kuganira. Rodrigue arambwira ngo ndongeye ndanezerewe kuba ndi kumwe nawe. Ati se urabizi ko waje unyuzuza, nzajya mpora mbikubwira yuko nari ngukeneye mu buzima bwanjye. Ni wowe mukobwa nifuzaga umukobwa usa nkawe, uvuga nkawe, useka nkawe, ureba nkawe, ugenda nkawe. Ati ni ukuri nta kintu na kimwe rwose nabonye udafite kandi ku muntu nashakaga. Ati ku mico yo rwose nta nubwo nakwirirwa mvuga, ni wowe musa. Ubwo yakomeje kumbwira uburyo anyuzwe kuba mfite, yakomeje kumbwira uburyo ankunda. Ndayije nanjye ndamubwira ati nanjye warakoze kunkunda kandi warakoze kuza mu buzima bwanjye, kuko Rodrigue kuva yari yagira mu buzima bwanjye yaraje ahindura ibintu byinshi mu buzima bwanjye, yaraje mu munezero mugari, yaraje andinda gutekereza noneho ku bibazo byinshi, ahubwo ibyinshi yaraje atangira kubikemura, yaraje atangira kubigira ibye. Ubwo rero urumva nafashe umwanya wo kumushimira, mubwira yuko rwose ndi umunyamugisha kuba mufite. Rodrigue yarandebye, arandeba, arangije arampamagara ngo Tessy. Arongera araseka, aravuga ngo mbabarire kuba nguhamagaye mu izina ryawe, atari ko ndi kugira ngo uze kumva uburemere iki kiganiro nshaka ko tugirana, nyine wumva uburyo kiri seri. Ati okay, ndizera ugiye kuntega amatwi, ubwo ibyo nkubaza uzajya usubiza. Arangije arambaza ngo ko habura igihe gitoya ngo urangize, uri kumva uzahita ukora iki, utekereza iki nyuma yo kurangiza kwawe? Ikindi ese ubundi uba wumva uzashaka ryari? Iyo utekereje uba wumva wakwiha uwuhe murongo kuba washaka, uvuga uti wenda numva igihe twashakana cyangwa nyine igihe wowe wumva ko wagira igihe cyo gushaka ni ryari? Narabanje musubiza ku byo kwiga, ndamubwira ati okay, ntabwo nahita mvuga akanya ngo nahita nishingira business,
kuko ntago byakunda ndangije kwiga bizansaba kubanza gushaka akazi nkakora nka savinga then nkabona kuzashinga ka business kanye nshaka. Ndangije ngeze mu byo gushaka byo rwose njyewe numvaga ibintu byo gushaka ako kanya hoya pe. Ndangije ndamubwira ati ntago njye ibyo gushaka mbizi ariko bibaye byiza haracyari kare, ntago nabitekereza aka kanya ariko buriya bizaza, kuko buriya ikintu gitekereza bitewe n'impamvu runaka. Ufite uwo mubiganiraho, ufite uwo muri kubipangana. Kugeza iyi saha Rodi ntago nzi ngo rwose nzashaka ryari, ntago mbizi pe. Arangije araseka arandeba ngo nabikubajije mbizi. Ahita ansereza arambwira ati ubu ngubu njyewe ninjye ubizi, kuko njyewe navuze ijambo ntako kanya. Nshatse nahita nkubwira uti uzakora exita twavuye mu murenge. Turaseka nyine numva ko ari gutera urwenya. Arangije arambwira ngo rero turi ku cyumweru, ubwo rero ku wa gatanu ndashaka ko uzajya gufunguza konti yawe. Numvishe bisekeje, numvishe ari ibintu bitangaje bisekeje pe, kuko n'ubwa mbere rwose nari konti ngo njyewe Tessy mfungure konti yo gushyiraho ikisi, ko n'uturaka nagendaga mbona tumwe na tumwe rwose twabaga tuma amafaranga make ntari kuvuga ngo ngiye kuvanaho ndi bukoreshe ngo nandiye gusevinga. Numvaga atangiye kunyina filimi, naramurebye ndaceceka nsa nk'uceceti. Kuceceka nakubwiye ngo ku wa gatanu uzajya gufunguza konti, then twaturaka twawe ujye ubona ujye ukuraho amafaranga make uyashyire kuri konti, ubwo ibindi tuzamenya ibyo ari byo. Natekerezaga amafaranga njya nkorera nkavuga nzayacamo koko. Ngiye ngo saving, ntabwo rwose ngiye nakundaga ibyo bintu byo gusavinga, ko nakundaga kubwira abantu ati ese ubwiwe n'iki ko wasavinga ejo ukaba uhari. Nibyo nabaga nibereyemo. Numva rwose arambangamiye. Ubwo ndangije ariko kugira ngo atabona yuko namusuzwe ndekeza ndamubwira ngo yego. Ariko Rodrigue yaranzi, Rodrigue yarazi kundeba akabona ikintu nshaka, Rodrigue yarazi kunyumva akumva nimba meze neza cyangwa se nameze neza, kuko mwibuke yuko uku ni nk'ukwezi kwa gatatu nari maranye na Rodrigue. Rodrigue yari wa muntu ushaka kundeba akamenya ikintu nkeneye ntaranakimubwira. Murumva ko Rodrigue yaranzi bihagije. Ubwo rero Rodrigue yakomeje kumbwira nyine ko ashaka ko mfungura konti, ariko abona rwose ndi kumwikiriza ntamwikirije. Arangije arambwira ngo ndi kubona ko byakugoye ariko ugomba kubikora. Ikindi ntugire ubwoba, kuko nanjye buri kwezi iyo konti irandeba, hari ikintu nzajya nyikoraho kuko nanjye ni iyanjye. Nahise mvuga ati ibyo ari byo byose ndi kurota. Arongera avuga ngo nyifite uruhare, nanjye buri kwezi hari amafaranga runaka nzajya nshyiraho. My people, nahise numva umutima wanjye ubaye munini. Nahise numva kuko ntago nari nejejwe n'ayo mafaranga agiye kujya ashyiraho. Ntago nari nejejwe no kuvuga ngo wenda ngo agiye kujyamo amafaranga. Hoya pe, naba mbabeshye. Nanejejwe n'ukuntu niwe muntu nyuma ya mama, niwe muntu wari wongeye kunyereka urukundo rwa nyarwo. Niwe muntu wari wongeye kunyereka ko ari kuntekerereza, ari kuntekerereza ahazaza hanjye, iterambere ryanjye. Niwe muntu wari unyeretse nyine, wakundaga kunyereka yuko ampangayikira, yumva ko ntagira ubuzima bubi, yumva ko ntabaho mbabaye. Niwe muntu wari utangiye kunyereka urukundo rwa nyarwo nyuma ya mama. Nahise numva Rodrigue ndenze, amarira azenga mu maso. Ntangira kuvuga undi umuntu ni muntu ki wankunda aka kageni, wa muntu wicara akagutekerereza ikintu
cy'akamaro kangana gutyo. Ubwo mu gihe nkiri kubitekereza njya kumva numva arambwiye ati tugomba kubikora kandi ndabizi ko bizadufasha. Ati wenda ushobora kurangiza ukiga n'umwuga runaka, cyangwa se ushobora kuzarangiza twaragejeje udufaranga dufatika, ukanareba ka business kari aho gatoya nyine ukaba ugacungiraho mu gihe amanota atarasohoka, cyangwa se ngo ubone akandi kazi. Kuko rwose mwiza wanjye ntabwo nshaka kuzarangiza ishuri ngo ugume wicaye pe. Ntabwo nshaka kumva wirirwa mu rugo uryamye, ntabwo mbishaka. Niyo mpamvu tugomba gukora ako kantu tukaba dushyiraho amafaranga bikazadufasha mu gihe warangije kwiga. Mbabwije ukuri ubwenge bwanjye bwari bwagiye, umutima wanjye wose, ubwonko bwanjye, amaso yanjye, roho yanjye, byose byari byagiye kuri Rodrigue. Naramutekereje mbura igisobanuro kiwe, naramutekereje mbura urukundo navuga mukunda, naramutekereje mbura amagambo yo kumushimira namubwira ndayabura. Ubwo turi kuvugana ni nako komande yacu iri kuza rwose, tuba turariye kunamika kanamika, kunywesha kanywesha, twahagiriye ibihe byiza. Amasaha rero yageze aho ngaho tubona ko bwije, arangije ati taha, nta mukobwa ujya utaha bwije. Rodrigue niyo yanyumvaga ntari mu rugo saa moya, ya making agashow yuko avuganye na motari akamubwira ati mugeze mu rugo aha n'aha. Ubwo rero niyo twabaga turi kumwe, saa moya zaragiraga akataba ati nta mukobwa urenze saa moya. Ubwo ndataha, ariko uwo mugoroba natashye Rodrigue yarenze ubwonko bwanjye. Nagiye niyemeza yuko narigenda avuga ngo ndakunzwe. Tessy urakunzwe, Tessy ubonye umusore ugukunda. Niho natangiye kuvuga ngo uru ni urukundo rw'ubuzima bwanjye bwose, kuko niwe muntu nari mbonye mu rukundo, unyitaho, umangayikiye, ufite inshingano ku buzima bwanjye. Ndavuga ngo ubwo nageze mu rugo nditunganya ndaryama, mu gitondo njya ku ishuri nk'ibisanzwe. Hari kuwa mbere nageze ku ishuri, bashuti banjye ndabasanga turaseka. Ubwo nari mbafitiye inkuru nyinshi z'ibyo navuganye na Rodrigue. Ndi wa muntu yo mfite inshuti yanjye nyibwira ibintu byose pe, umva byose. Ubwo nimba ari ku mu boyfriend wanjye nawe nkagenda nkamubwira ngo bimeze gutya na gutya nikomeze. Mba numva nyine ari byiza kuba nabwira ikintu cyanshimishije inshuti yanjye. Ubwo nyine murabyumva, natangiye ndageze ku bashuti banjye, ntangira kumva baranda bavuga ati Tessy ibyishimo ufite gira utubwire pe, kuko witujijisha nawe. Yego turabizi ko uhora wishimye, uhora useka, ariko nanone witujijisha. Ibintu byararenze, ibintu byahinduye isura, rero tubwire. Nanjye rero ubwo nagombaga kubabwira, naricaye mbabwira buri kintu cyose cyanjye na Rodrigue. Ubwo ko ndi kubibabwira ariko nkabona reaction Kayla afite ntabwo nyine ariyo nashakaga ko agira, nkabona nta kintu ari kwagitinga nkaho nta kintu bimubwiye. Kandi ubundi ngiye mu busanzwe ndi kubwira inkuru mba nshaka nyine aho nseka nawe useke, aho nishimye nawe wishimye, nyine niko mbajya ngo tugendane. Ubwo nababwiye mbabwira ukuntu nyine Rodrigue yambwiye ngo mfungure na konte, mbabwira nyine ibintu byanjye byose na Rodrigue. Keza arishima, Keza aravuga ngo Tessy umva Rodrigue ni umwana mwiza. Ngiye n'ukuntu Rodrigue namubonye, nabonye rwose nta mico mibi afite. Ubwo ni kuko ndi kuganira na Keza, Kayla nyine arahaye kutureba, biza kunshanga. Ngewe ndi wa muntu iyo mbonye umbeho akantu umuntu nikatanejeje, aho kugira ngo ndakare cyangwa ngiye gute, ngiye mbita nkubwira. Ndangije mbita mbwira Kayla ngo Kayla
ko utari guseka njye ntabwo ndi kuvuga story rwose ukashaka kwagitinga nkaho nta kintu bikubwiye ufite ikihe kibazo Kayla rangije ngo nta kibazo mfite nyine nishimye Rodrigue nyine ndumva mwana mwiza ubwo birancanga ariko mbona ko Kayla we atishimye cyane narakomeje yinganira na Keza ariko mbona Kayla aracecetse nza kubaza Kayla ko wacecetse umeze neza cyangwa urumva urwaye Kayla yavuga ngo oya ndi muzima ntabwo ndwaye ati ahubwo se Tessy ukunda Rodrigue naribaje navuga ise isi yagiye kubanza noneho yasaze tureke kuba yabirwaye banza yasaze ndamaze gutambaza icyo kintu ndi kubabwira ngo ya Rodrigue nanjye mabwira ko urukundo rugeza heza nkubwira ko nta nubwo ari ngombwa kumbaza ahubwo se ntabwo ubibona ko nkunda Rodrigue ahubwo se we sankunda kutambaza ikibazo nk'icyo Kayla arongera hamwe ngo Tessy ukunda Rodrigue ndamubwira ati Kayla mbabara wimbaza ibintu nk'ibyo rwose ndabuzwa n'iki gukunda Rodrigue mw'abantu mwe nakundaga Rodrigue nanjye ku rwego ntazi ku rwego nisange ushaka kumbaza ngo Rodrigue wamukundaga kangahe kwijana nkumva uri kumbaza ubusa kuko kwijana ya nijana nararirenzaga sinzi umubare navuga nakundaga ho Rodrigue kuko Rodrigue niwe muntu waje mu buzima bwanjye anyumvisha ko ndi uwo gukundwa anyemeza ko ndi uwo gukundwa none ngo uri kumbaza nakundaga Rodrigue kangahe kwijana ijana si ijana koko ariko mutekereze Rodrigue waje akamenya byuzuye Rodrigue yaraje afata inshingano ndabyibuka Rodrigue nk'iyo yatumaga umuntu ku isoko ngo ajye kubahahira biryo nyine biki kugira ngo bagire stock mu rugo ndabyibuka rwose natwe yaratubaraga yaragendaga nimba hashyi iwabo ibiki natwe agahaha nkajya kumva nkumva motari arahamagaye ngo hari ibintu bari bamaye ngo mbizane mwandangiraho muri nkarangira motari ntazi ntibije nagera kuri moto nkasanga ni imiceri ni amavuta makaroni bya biryo nyine muba mugomba kuba mufite mu rugo byose amasosomate ibintu byose abaga yahashye muratekereza uwo muntu ikindi hari igihe noneho nemeye ko Rodrigue ari we muntu wanjye mbibona ko ari we muntu Imana yangeneye nta gushidikanya na guto ko ari guhari ndabyibuka nigeze kugira icyo kumva ko nshaka kugura inkweto ibintu by'abanyeshuri namwe murabizi numva nyeneye inkweto mbabwije ukuri ntago ngiye nigeze mvuge ngo mbwiye Rodrigue ngo nyeneye inkweto nta nubwo nari mfite umuguru umwe cyangwa ibiri gusa ku buryo wenda twavuga ngo yaratekereje abona mura mu nkweto zimwe hoya pe nagiye kubona mbona nabwo motari aramamaga ati bari bamaye ibintu bizane muri hehe nabwo ndaranga natunguye no kujya kuri moto nkasanga na kambaraje kado karimo inkweto imiguru ibiri mbese Rodrigue yakoraga ibishoboka byose ngo amare impungenge y'uko rwose Rodrigue ari uwanjye nari mfite ibihamya nari mfite ibimenyetso by'uko Rodrigue ankunda kuko sinibaza gukorera umuntu ibintu nk'ibyo kumwitaho kumuhangayikira umbwire ngo uwo muntu ntabwo yaba gukunda cyangwa se umbwire ngo wowe ngo urabuzwa n'iki kumukunda ntabwo mbese muri kumva umubano nari isigaye fitanye na Rodrigue ndabyibuka nakundaga kurwara igifu umunsi umwe ndarwara ndi ku ishuri igifu Keza aranahana ngeze mu rugo Rodrigue amenya ko narwaye yarababwiye ngo mwabonye imiti mwaguze imiti yabaye stress murabyibuka ko Rodrigue ari umuganga
bamubwira imiti nyine sanzwe nkoresha ngo hoya ahubwo iyo ngiyo yangiza igifu, yahise yandika imiti vuba vuba ahereza motari yizana bampa imiti ndanywa, nyuma kiva mu kazaza mu rugo yazanye, mbese navuga ngo wagira ngo yanyuze muri alimentation. Navuze se hano uratekereza ko tugiye gucuruza, tugiye gukora iki? Yabaye stresse. Uwo munsi nararwaye, nari mfite igifu kibi, ariko nabwo numva ko ndwaye ariko mu mubiri nameze neza. Nkajya mbabwira ati ariko n'ubundi ndumva isereri, ndumva iki. Logique yanyijyaniye kwa muganga, bahise basanga mortified. Ndabyibuka naraye mu bitaro, Rodrigue yandayeho, mama nawe urumva yabaga ahari. Twaragiye nyine njye na Rodrigue tuba, sinzi uburyo nabibabwira, numvaga ariyo mahitamo ya nyuma nagize yo kuba nagira umukunzi. Numvaga nararangije guhitamo, nta yindi nshuro nshobora guhitamo. Numvaga niyo banzanira abasore bameze bate b'ibiki byose, numvaga nakongera nkahitamo Rodrigue nta kabuza. Ubwo kumva rero umuntu ambajije ako kantu ngo ese ukunda Rodrigue, numvaga rwose ariko mbaza ubusa. Byageze aho ndanamuseka ndavuga Kayla reka blague wishaka ko kumvuga amagambo menshi gute uri kumbaza ngo nkunda Rodrigue, niyihe mpamvu? Tubona Kayla isahaguruka arigendera, njye na Keza dusigaye duseka twese. Kayla tuzamugiye gute? Njye na Keza twarumiwe, dusigaye twibaza ukuntu Kayla ameze, turumirwa tuvuga ati ariko ni Kayla wacu dusanzwe tumuzi, reka buriya ari kugira ngo anyinishe, buriya araza kumbwira ko yashakaga nko kunsaza. Nakomeje kuganira na Keza, ari kumbwira uti Tessy, mfite amatsiko yo gukubana noneho uri nko kubana na Rodrigue, mwakoze ubukwe, abana banyu cyaze bazaba, mbese ese bazaba basa nande? Ko Rodrigue ntatinya kuvuga ko ari mwiza, nawe uri mwiza, umusabyara abana bameze bati namubwira ati kenge jya umbabarira, ngiye musanzwe munambwiye ngo uri mwiza cyane, si banumva bisekeje. Ubwo nyine tutera amastori, arambwira ati ariko Imana ishimwe ko waragize umuntu uri seriye utajagaraye ngo aza kujagararisha, kuko urukundo rwo nari rwanjye rundi umu ex wanjye ubona nagerageje trying ageze mu wa 4, we nta n'ukwezi twamaranye nyine byaranze. Keza bwo rero yari amuzi, yarambwiye ngo ndishimye ko warabonye umuntu utandukanye na kanaka. Reka ex tureke kumuvuga muri iyi story kuko ntago ex ntago ari ngombwa. Ubwo twakomeje, ariko ngiye nkomeza kugira impungenge y'impamvu Kayla mbajije ibyo bintu. Numva ngize impungenge, ndavuga ariko buriya azambwira. Byageze aho masaha yo turataha, bucya dusubira ku ishuri nyine ko numva buri gitondo twajyaga ku ishuri. Ngeze ku ishuri nasanze Kayla mu muryango w'ishuri, ndamubwira Kayla bita amakuru, waraye neza? Urumva inshuti yawe iri kwiramutsa? Nkabona ariko yahindutse 100%. Ninjira classe ndicara ndi nyine kuko Keza yarataraza. Haciyemo umwanya muto ya Keza nabaraje, mbona ari kumwe na Kayla. Kumbi umwanya bari kumwe, Keza yari kumubaza ngo Kayla kubera iki wabajije Tessy kuriya? Kayla banza kwihanga, ambwira ati nyine nashaka kubimenya ibiki. Keza aramubwira ati ariko urabizi ko bakundana, kandi Tessy yo yakunze nawe uramuzi. Sinzi impamvu bari kumubaza ngo akunda Rodrigue kandi ubizi neza ko Tessy yo yakunze rwose tubibona. Sinzi impamvu utabibona kandi Tessy bigaragara ko akunda Rodrigue pe. Kayla arangije ambwira ngo okay, impamvu nabimubajije inshuro zigera muri 3 nuko mbizi neza ko Rodrigue ashobora kuba atamukunda. Zara mureba ambwira ati ariko rika blague, ese wabaye iki muri no miss? Ufite iki kibazo Kayla?
ati njye niko mbizi, ubwo nimba utabyize cyangwa ubyemere it's okay, tubyihorere. Keza yaraje aransuza aricara amara umwanya atavuga, mbona ndavuga ese inshuti zanjye uyu munsi zabaye iki, byagenze bite? Ndayije negera Keza ndamwira ke ufite ikihe kibazo kutavuga? Nawe ugiye kuba nka Keza se ko mwese mutari kumvugisha mwabaye iki? Keza arangije arambwira ngo uzi ibintu Keza ambwiye? Ndamwise akubwiye iki? Arambwiye ngo Rodrigue nagukunda. Njyewe banyita Tessy, burya ndaseka niyo naba ndiremera bishobotse n'umuntu uri Kimironko yakumva ko nasetse, narasetse ndavuga ariko noneho inshuti mfite nazo ziratangaje. Aka kanya umenye gute we Rodrigue ko atankunda? Gute wambwira ngo Rodrigue nagankunda gute se? Numva birasekeje ubwo. Ndabareba mureke kwikinira. Ubwo Keza arangije, Keza ari umuntu ukunda ibintu by'ukuri, yahise agenda azana Kera, aramubwira Kera uramwe ngo Rodrigue nagukunda Tessy? Yego. Kera ati cyane. Tessy Rodrigue nagukunda. Narasetse ndabata ariko muri uziko muri gukina, ni muri gukina, oya muri gukina mugabanye izo drama zanyu, murabizi ko rwose nakunda ibintu nk'ibyo. Iyo umuntu akunze umuntu umuntu uvuga umuntu nkunda nabi pe, mumbabarire tutaza kugirana ikindi kibazo. Njye Rodrigue ndamuzi, umubano wanjye na Rodrigue ndawuzi, gutambwira Rodrigue nagankunda. Numva bari kunkina story tabaho, ndavuga ariko banza muri kunkina theatre, banza mufite gahunda yo kuzakina filimi, niyo mpamvu tubyihorere. Kera itafata intebe baricara, arababwira ngo nanjye ndi mu rukundo. Cyangwa ati tubwire uwo boyfriend utase n'uwaye. Kera arangije avuga ngo nsigaye nkundana na Peter. Peter mwibuke, Peter mwibuke ko ari muri za nshuti ebyiri za Rodrigue. Ati cyagiye nguherekeza guhura na Rodrigue n'abafriend be, urabyibuka ko wansizeyo ugataha kare? Ndamubwira ati yego, ntabwo ubizi ko njye nkunda gutaha kare. Ati twaranyweye, twariye show, turabyina, tumva. Ati twatashye nko mu ma saa 5 gutyo. Ndamubwira se Rodrigue yaragihari? Kuko Rodrigue ntabwo mu gutandukana ntabwo twavuganye. Ubwo ko yari yambwiye yuko turi buvugane ariko ntabwo yamamagaye. Ubwo Kayla arangije arambwira ati rero muri uwo mwanya twari turi kubyina dusangira, ati haje umukobwa mwiza muremure, tubona nyine aje kureba Rodrigue. Ati kandi ndabyibukana nubwo bicaye kuri table twebwe twari turiho, ati bahise nyine bajya ku yindi table yari iri hirya. Ahita ambwira ati ntabwo wibuka hari abantu twari twicaye, ntabwo wibuka indi table yari iri hirya hameze gutya na gutya? Ndambwira ndahabona. Ati nabo bari bicaye. Ati rero njye narakurikije uburyo bari bameranye, bari guseka basangira, mbona yuko Rodrigue ashobora kuba atagukunda, kuko rwose ntabwo nakubwira ngo bari bameze gutya na gutya ngo ubyumve, ariko menya ngo Rodrigue ashobora kuba atagukunda, ugira impungenge mu bintu urimo. Nahise numva umutima wanjye ugiye mu maguru, ugiye mu mano, umubiri munsi y'ibirenge. Numva ubwenge bwanjye bubize icyokere, numva amaboko aratitira. Mbese nahise ngira ubwoba, nahise ntekereza ibintu byinshi Rodrigue yaba ashaka kumemukira. Rodrigue kuki yaba nkoze ibintu nk'ibi? Ndatangira ndatekereza, amasaha gutaha baratashye, ndatashye mfite stress, mpita ndyama.
ndaryama. uwo mugoroba Rodrigue na nubwo yamamagaye gusa mu gitondo arampamagara muvugisha nyine ntazi ukuntu ndi kuvuga, ntazi ikintu cyo kumubwira. yarambwiye waramutse gute, namutse neza. ndamubwira ko sorry ndi kwitunganya ngiye ku ishuri, bwo turaza kuvuga. ndamuseza kuko numvaga nta magambo mfite yo kumubwira, ariko njyewe ndi wa muntu rwose dufitanye ikibazo cyangwa nakurakariye biba byoroshye kubimenya, kuko ntabwo nzi kuryarya ngo nyine nagitinge ko nishimye kandi nishimye, sinjya mbishobora. cyangwa ngo umuntu amugenzi neza ko ari kumemukira ngo nyine ngo reka ndenze, bijya bingora. ubwo urumva rero uburyo namwitabagamo, uburyo namuvugishagamo byarahindutse. njya no ku ishuri, ndabyibuka yambwiye ko ngomba kujya muri kantine nyine gufata ibyo kurya bya saa sita n'abashuti banjye yishyuye. twaragiye turarya ariko sinamuhamagara, ndishyura. ubwo byongera kumpamagara navuye kurya, arambaza ko utambwiye ngo nishyure. ndamubwira ati nishyuye nari nyafite. ambwira ati Tessy biti umeze neza? ndamubwira yameze neza nta kibazo. mbita mukupa kuko numvaga umutwe wanjye wabyimbye. mu busanzwe njye Tessy ndafuha none ndafuha pe, ku muntu nkunda ndamufuhira nyine ndafuha. ibaze rero kumbwira iyo nkuru nyibwiwe n'inshuti yanjye magara nitwizerana, nari mbizi ko kera adashobora kumbeshya ngo yabonye Rodrigue ari kumwe n'umukobwa cyangwa atari kumwe. nahise ntekereza ukuntu nahavuye ambwira ngo aramvugisha agiye kwita ataha. ntekereza uburyo nyuma yanjye hahise haza undi mukobwa, numva ndacanganyije, numva Rodrigue nyine numva arantengushye, numva nahise mukupa nkomeza kwiga n'abashuti banjye twiganirira. amasaha yo gutaha nanone aragera. ubwo bigeze nimugoroba Rodrigue arampamagara arambwira ngo ndawukumbuye, dushaka kubona n'ejo, ko hari buriya ari umunsi wo kwiga, ariko ambwira yuko tugomba kubonana nimugoroba mvuye ku ishuri. navuye ku ishuri turabonana. Rodrigue arangije arambwira ngo kutameze neza, ufite ikihe kibazo? kuri kwagitinga nkaho warambiwe kunkunda, ndi kubwira ugakupa, ndi kugira ibintu nkubwira nkumva ntushaka kuvuga. ufite ikihe kibazo kutambwira? njyewe rero buriya iyo nababaye kuvuga amagambo menshi cyane, nda kuvuga ibyo mvuga nyine ndaceceka. naracecetse nk'iminota ingahe Rodrigue nawe yumiwe. ndangije naho navugiye naramubwiye ngo ndabizi kutankunda Rodrigue, ndabizi kutankunda. gute uri kunaho umwanya wawe bene aka kageni? gute uri gukomeza ushaka kunyereka yuko unyitayeho nkunze kandi uri kure yanjye? Rodrigue aracanganyije ati se aka kanyubaye iki hani? nakoze iki se kiri gutuma umbwira gutyo? nakoze iki kiri gutuma umbwira ngo ndi kugira bite ibyo bintu uri kuvuga uri kwivana? naramurebye mufata mu kiganza na Rodrigue. nimba waranyinishije ukina n'amarangamutima yanjye warabikoze, it's okay. rekera ubungubu wishaka kuzanjijisha umwaka umwe ibiri ngo nyuma unyiyereke. rekera aya mezi basi mbabariyemo birangire, ariko ikomeza kuntwarira igihe Rodrigue nkabona yumiwe yatunguwe ntazi ibyo ndimo. ndambwira kwigira ibiki, kuri kwijijisha. umunsi dusohokana uri kumwe n'abashuti bawe wambwiye ngo iki? ntiwambwiye ngo nahe? sinatashye, nyuma nihaje umukobwa. gute uri kumbwira ngo ibiki ndamutokinga? ubwo nyine murabizi umuntu yababaye yagifite umujinya avuga ibintu byinshi arikarakasa. nanze guha umwanya Rodrigue ngo yisobanure. naravuze ndavuga ndamucyurira bla bla. genda nyine ubwo ugumaye n'uwo mukobwa wawe, ibindi nta kintu cyanshaka kumva Rodrigue. bizaba byiza umvuye mu maso, byaba byiza witahiye.
Rodrigue akomeje kubona ko nabaye nk'umusazi, arangije arambwira ngo mwiza ndagukunda kandi ndagusabye kuzanyizera, uzagume uzirikane ko ngukunda no muri ubu burakari, ndagukunda rwose, ndagukunda kandi sinzigera nkutendeka. Tessy ndagukunda, harabura iki ngo unyizere? Nkora iki kugira ngo unyizere? Nkora iki? Uwo mukobwa ni inshuti yanjye, nta bintu birenze bya bindi biri hirya mvuge ngo nkundana nawe cyangwa ndamutereta. Ni inshuti yanjye bisanzwe. Tessy ni inshuti yanjye bisanzwe. Ndambwira Rodrigue nta kintu ushaka kumva, ushaka gusohoka hano. Nakomeje musohora birangira asohotse, ariko noneho yagiye mbikonfirimye neza ko Rodrigue atankunda, kuko buriya y'umuhungu ngiye atangiye kuvuga ngo ni inshuti yanjye uriya mukobwa, ngo nta kindi kintu dupanga, nshyiraho utubazo dutatu. Rodrigue yaratashye arampamagara ndamwihorera, birangira na telefone nyifunze ndiryamira, buracya njya ku ishuri nk'ibisanzwe. Ubwo ko nganira na Keza nkamubwira uburyo Rodrigue nyine bitari kugenda neza, agahinda kanyishe, byarambabaje. Murumva umuntu wari wakuremyemo urwo rukundo, wari wakuremyemo kumwizera, habayeho iyo kesi nk'iyo, noneho nawe arakwibwira ati uwo mukobwa ni inshuti yanjye. Urumva nta kintu kiri kukwemeza yuko ari inshuti ye koko bisanzwe. Natekereje ibintu byinshi, umutwe wanjye wararushye, umutima wanjye warababaye, numva nyine ko Rodrigue birangiye ambereye nk'abandi. Namaze iminsi navugana na Rodrigue naramwihoreye, bigeze ku cyumweru nabwo muri weekend yose yarinze ijya kurangira navuganye na Rodrigue, gusa nimugoroba ku cyumweru ngiye kubona mbona araza. Ndabyibuka azanye gift, yazanye nyine yarabizi ko nkunda pizza, azana n'amata, agakarito k'amata, anzanira n'agasaha n'agashanete. Arambwira ngo baby ndakwinginze unyizere, uzankundire basi, nese nzaguze n'uwo mukobwa kugira ngo unyizere, ndagukunda, sinzi ikintu ndi bukore. Okay, nkora iki ngo uhuze n'uwo mukobwa? Se ibyo ushaka. Nanone numva kumuza n'uwo mukobwa nabyo n'ibindi ndabaye ubundi we ntashobora, sinzi ukuntu nabitekereje, nkomeza kumutsembera Rodrigue nyine ndavuga ngo Rodrigue nanjye ndagukunda. Gusa nyine nawe urumva ko warakoze amakosa, nyine bitanongera numva urukundo rwinshi muri njyewe. Ndavuga ariko ubundi bwo nari narakajwe n'iki, ngomba kwizera nyine ko ari inshuti yewe. Guteze nimba koko ari n'umuntu bakundana ubundi yari kubikora uwo mushuti wanjye ahari, ndavuga ya nanjye rwose ndarakara nkakabya. Ubwo nahise mureba mu maso ndamubwira ati umbabarire ku bw'amakosa no kurakara n'umujinya mwinshi nakugaragarije, nanjye ndagukunda mukonti. Rodrigue yarasetse, turongera turishima nyine turababarirana, nyine anyemera ko yakoze ikosa, wenda ko yari yapromisinze yuko ntashye kandi nawe atari butinde ahita ataha, ariko nyuma agatinda, nyuma akaza n'uwo mushuti wiwe, nyine asaba imbabazi, dusezerana yuko tubabariranye kandi ko ikosa nk'iryo ritazongera kubaho. Urukundo rwarakomeje yanjye na Rodrigue, of course urukundo rwarakomeje njye na Rodrigue, umva urukundo ruraka, turongera turakunda, noneho ugira ngo urukundo nibwo rugitangira. Twakomeje gukundana na Rodrigue, numva rwose na bya bindi ndabyibagirwa, uwo mukobwa ndamwibagirwa. Rodrigue rero yaje kunsaba yuko nazajya kubasura mu rugo, ati ni ukuri uzaze mu rugo, mama ashaka kumenya, n'abarumuna banjye na mushiki wanjye rwose bashaka kukubona. Mubwira yuko nzajyayo, ndabimupromisinga kandi koko nagiyeyo. Mu kujyayo rero narahageze, mama warankunda. Ibindi nzabibabwira finali kuri part 3 ariyo finali.